Tubahaye ikaze umugoroba mwiza bakunzi bacu bakurikirana ikiganiro ducisha kuri umuyoboro mugari wa YouTube channel yitwa Ishimwe Official. Tukaba dukomeje kubashimira inkunga mugenda mudutera yo gukurikirana ibiganiro byacu no kureba no kugenda mudusapotinga comment mutubwira ibyo tugomba kuhindura munadutera courage. Tukaba tugarutse muri ka kagoroba k'ikiganiro mwagiye mutugaragariza ko mwakunze muri benshi tubyita iki, aho tuvuga kuri update zihari, kuzigiye gukorwa, kuzabaye no kuziriho ako kanya, tugenda turushaho kubabwira bimwe mu bigenda bimwe mwari amakuru nyine tugenda tubaha aza nyuma yaho cyangwa mbere. Nk'uko bisanzwe rero ni njyewe Ishimwe Samuel ndi kumwe na mugenzi wanjye Exo. Tukaba tubibutsa ko share, subscribe, comment ari ikintu cy'ingenzi cyane mu buryo bwo gukomeza kwagura umuyoboro mugari. Edimo rero dutangira, twakwanzika utubwira update ihari. Update zihari uyu munsi ngo nuko M23 nyine yongeye kwica abandi babirigi baje kurwana muri Congo. Bangahe? Ntabwo umubare uramenyekana, ariko nyine n'uyu munsi baguye mu ntambara bagiranye yabahuje bombi, FARDC na M23. Nyine FARDC yafatanyije n'ababirigi. Ni ukuvuga ngo mu rugamba rw'amahina rwakikiranye uyu munsi, M23 yabanjije kwivugana bamwe muri babirigi bagera mu mubare w'abantu 500 baje gufasha FARDC. Niko byagenze, dore basigaye baranarwanisha drone. Aya makuru ayo afite narabyumvisha, ariko ngo bari kuzihanura. Bari kuzihanura, ariko ari reba za drone z'ababirigi M23 yafashe. Ejo ziri kugenda hejuru y'ikirere cya Goma, ziri kwa control fresh. Ubwo rero bari kuzijyana nyine zikwa ziri kurwana n'ababirigi kuko nabo bazanye ikoranabuhanga. M23 ari n'akantu kameze nk'agasatelite yateretse ahantu nayo biri kuwa control fresh. Ni ukuvuga ngo M23 yazanye nayo ibikoresho by'ikora. None se aho ngaho nagira ikibazo kibaza giti, drone kuyifata ntekereza ko ari ikintu kigoye, kubera ko ibigenda iri gukontororwa kuri machine kandi nta mupilote igira. Bayibohoje bate? Hari ibikoresho babohoje babatera bwa mbere nyine bari babizanye. Ubwo nyine suzi ko babariyambusha. Nicyo gihe bazitwaye. Nicyo gihe bazifashe. None ubu nibo bari kuzikoresha. M23 ifite abakomando mwagiye bagiye kubyiga nabo. M23 ifite abakomando, ifite igikoresho yujuje buri kimwe, usibye ko bimwe mu bikoresho ifite n'ibyagiye irabohoza abo bari kurwana. Muri zivuga ngo ni urucabana. Uvuga ngo buri bikoresho byinshi ifite bikomeye ubundi yabifashe muri la mirwano ya mbere yabanje iri gufata Goma. Ubwo bivuze Goma bararwanye, ngo hari FDLR. Ubundi ndakeka ari nayo babanje kurwana nayo bwa mbere, kuko yo bagwanira Goma bataragera Goma nyine neza mu mujyi, bataragera Goma mu mujyi. Yo babanje FDLR barikubita yiruka muri Goma. Ubwo haza baba Cancuro bari kumwe na FDLR, bari kumwe na FARDC, biyunga kuri FDLR. Baraba babirigi bandi bagiye baba Cancuro bagiye bagiye babinza amabinga bamwe bacishijwe mu Rwanda. Bamwe nuza Sultan Makenga yari kugira ngo kwikiri ati don't joke with M23. Ako kantu na n'uyu munsi nakarenze ati ako kantu kabaye trend, ntimugakine na M23, kabaye trend cyane. Si wabonye ko no muri
hano bya biganiro byahuje abakoloneli ba SADC, abayobozi bakuru ba SADC nyine bari muri Congo, hamwe bagiye guhura na Makenga. Subabonye bari kwifotozanya, aho kantu barakabonye, narakabonye cyangwa tukabakinire hano babakumva. Uragafite se? Ni hano bari kwifotozanya, bari kuvuga ngo Mr quickly ako kantu kari nari ngafite karimo nakanze ngashake, buri kubabwira ngashake tukabahe nako. Okay, ni ukuvuga ngo ikintu nabonye burya gutsinda kwa mbere nabonye ko atari ibikoresho, ahubwo gutsinda kwa mbere ni mu mutwe. Kuko ikintu cyabaye M23 yo yari ipanze, yipanga uburyo bwose bushoboka, ikoresha strategy zose zishoboka. Abitwa ngo bafite ibikoresho biruta ibya M23 birangira byitiriwe M23. Urumva icyo kintu? Ubundi M23 ura rugamba yaruteguye ruza. Ifite abayobozi bo hejuru bazi ikintu cyitwa urugamba b'inararibonye. Ni ukuvuga ngo iyo bageze ku kintu ni no joke. Ni no joke kabisa. Ni no joke cyane. Ubona ndiko kaburamo nawe kaye kuza vuba. Yego. Muri foda yanjye ariko nyine ejo bundi kara trendinze n'ubu biracyaha, ariko ngo ni Mr Quickly bari kwifotozanya, ariko bari kuvuga ariko n'ubu Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, president of South Africa, byamurakaje ukuntu abasirikare be bifotoje bishimanye n'abayobozi ba M23. Byamurakaje aravuga ati ni gute umwanzi wanjye mujya kwishimana nawe. Dore ko yari yakaniye, ari kuvuga ati M23 tugombe tuyereke icyigisho, tuyereke ko dufite ibikoresho bikomeye, ariko bikarangira ibikoresho bidafite mu mutwe bigaragaye ko ntacyo bimaze. Hari izindi updates zaba ziri kugenda zicaracara hirya no hino. Izindi updates ziriho nuko hari inama yabaye uyu munsi, yabaye ejo, ariko nyine uyu munsi niho byakaze. Yabaye ejo mu ntuza mu Bufaransa, aho abadepite nyine bo mu Bufaransa bahuye nabo muri Congo. Bari kubaza abo muri Congo bati, ese ko igihugu cyanyu tubona kitari ku murongo, ni gute mukorana n'imitwe itera ubwoba igihugu cy'u Rwanda? Hanyuma yaho mukaza mukarira muvuga ngo babatsinze nyine ku rugamba. Batesa hari ubwo mwungukira he kumufata n'imitwe yitwaje intwaro itari professionnel, hanyuma mukavuga ngo mwatsinzwe. Aho ngaho ni isoko rizima muba mwashatse. Abo nyine abadepite barindimi ba Amerika b'Ubufaransa, abo Bufaransa babazaga abakongo bati inyungu mubonamo nizi. Noneho baje gusubiza nyuma baravuga ngo Perezida Tshisekedi Chilombo Felix wa Congo ngagifata ubuyobozi, akijya ku ntebe y'ubuyobozi nyine muri Congo, bavuze bati ngo yasanze, niko bireguje, ngo yasanze igisirikare cya Congo ngo gisa n'icyagurishijwe. Barababaza se cyagurishijwe kuki? Bati ukuntu cyagurishijwe nuko ngo yasanze kitaratojwe, ngo mbese buri musirikare yabaga yibereye muri diru ziwe
aharanira inyungu ze ngo cyari cyaragurishijwe, bahita bamubaza none se nk'uko kugurishwa kwacyo nicyo gituma buri gitero babateye batsindwa, bati ngo niyo mpamvu, ngo noneho indi mpamvu ya kabiri wese akora iki kugira agikosore kijye ku murongo, niyo ngiye kukubwira. Indi mpamvu ya kabiri nuko ngo ni ibihano yasanze byafatiwe Kongo akijya ku iyo ntebe y'ubuyobozi, ngo ibihano byo ngo Kongo bari bafite ibihano ngo cyagiye nyine ngo cya FDLR ngo yari yarananiwe kuyikura muri Kongo, u Rwanda nyine rwabasabwa ko babarwanya FDLR. Hanyuma ngo unoro bireguje bati twarwanyije FDLR inshuro nyinshi, mbese turenda kwimaraho burundu. ngo hanyuma u Rwanda ibyo bibazo nyine bafitanye n'u Rwanda, hanyuma u Rwanda rubona nta yindi ngingo ruzarishisha usibye FDLR, ngo nibwo rwahise ruvuga ngo ruhagarikishije amasezerano twagiranye yo kugira ngo Kongo irimbure FDLR burundu. ngo niho u Rwanda rwahise rujya guhagarikisha aya masezerano nyine, ngo kugira ngo ruzabone urwitwazo rwo kuza muri Kongo gucukura ngo zahabu, gucukura amabuye y'agaciro. niko ako kantu niko kuntu bisobanura, niko kuntu bisobanura. Baravuga ati rero none ubundi mwebwe ko mwageze nyuma ko abafaransa babazaga Kongo, ko mwageze nyuma mukihaza kwihuza na FDLR, no kubera abayobozi ba Kongo nyine ba leta ya Kongo baravuga bati twe twabonye u Rwanda nyine ruri gushaka kutwiyenza duhihuza ngo n'abanzi babo, niwo muti, ngo niwo muti, ngo nuko ikibazo ngo twasanze n'ubundi nawe nta mumaro badufitiye, twasanze n'ubundi nta kigenda. Ubwo bivuze ngo uburyo bwose Kongo yashatsemo igisubizo ni uburyo butayibyariye umusaruro, uburyo butayibyariye umusaruro na gato, kuko none se ubundi hari umusaruro bafite muzima. None se amaherezo azaba yahe ko nimba batabona aho biri gupfira ngo babikosore, ahubwo bagashora amatiku cyangwa se bagashora icyo nakwita, ariko ntabwo ntekereza wenda ko ari ko nabyita yenda amatiku hagati aho, kubera ko nyine ni umwanzi wabo komuteri M23 ukuntu yavutse ikajya guhangana na Kongo iharanira uburenganzira bwabo bita kwara bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kongo, bikarangira bigeze kuri no level aho ngaho ho rero ni uburyo bwo kurwanya umwanzi wabo, ariko ntekereza ko akajagari gahari cyangwa se uko buri gihugu cyose gishatse gitekereje kuvoma umutungo runaka uzwi muri Kongo kigenda kikivomera, nimba ari uburyo bw'uko ari igihugu kinini, dore ko ari cyo gihugu kinini cya kabiri muri Afurika, kikaba igihugu cya 11 ku isi mu bihugu binini, noneho kubikontorora bikaba byarakinaniye aho, ariko naho nkaba ntabyemera, kuko iyo tugiye tukareba mu Burusiya, tukareba za Canada, tukareba hehe, ni ibihugu binini kandi biri organize, birimo amahoro, ahubwo usanga bityo rero iyo turebye aho ngaho njye mbona atari yo mpamvu, ahubwo ni impamvu iri politisiye bitewe n'abo banyapolitike bakagombye kubishyira ku murongo, baba batabishyize ku murongo ku gihe. Erega n'ubundi amahoro yo muri Kongo mbibonamo nk'ibibazo bibiri bitatu. Icya mbere ni uko bagomba ubuyobozi nyine bw'ubutegetsi bugomba gukorana cyane n'inzego za gisirikare. Ubusa ntabwo bukorana, ese baba bakorana, baba bari kuryana.
ese baba bakorana ubwo wakorana n'umuntu uvuga ngo uramwica uramubamba tuzi ko bashyizeho igihano cy'urupfu rw'abantu batsinze. none se reka mubwire FRDC ni yande? FRDC ni igisirikare cya Kongo. Nese si cyo kigwanira Kongo nyine? Nese ni gute kitumvikana na leta ihari kandi barumvikana ariko ntago bakorana. Icyo kibazo ushobora kuba numvikana nawe ariko tudakorana. Nuvuga ngo ukora ibyawe nanjye nkakora ibyanjye. Nese uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo aya ni Muyaya ninde? Ntabwo ndi kwibuka izina rye. Ko nuvuga ngo bo izo mpamvu zose zirashoboka. Zose zirashoboka. Ariko nanone turebye ku gihari byose urumva nk'uko bivuze ni impamvu ziri politike zisaba nyine kwicara bakabitekerezaho bakareba ibyo bagomba gukemura. Hagati aho Rabizi nanone hari ijambo ufite kuri Nduhungirehe dore ko ari gukomeza gukoma abantu. Nduhungirehe Olivier uriya we yakoze agashya. Ubundi uriya niwe bagereranyije na Makenga. Bavuze ngo bose ni abanyarwanda ngo ni bamwe. Ngo ni abantu batavugirwamo. Yego. Hamwe nakubwiye ngo hakomotse ijambo ngo Quickly. Mr. Quickly. Ngo ni abantu batemera gutsindwa uko bibaho ngo nyine ngo bose ni abanyarwanda kimwe. Nduhungirehe rero hari ahantu yari gusubiza ibibazo byabazwaga n'abanyamakuru nyine b'abazungu muri ya nama ya UN. Hariya ngo yashize abazungu down cyane kuko ngo bashaka kumushirishamo bamubaza suzi ko bamubazaga ngo mbese ngo ubundi FDLR murega nyine bari bashaka kumushirishamo gutya biteye gutya. Niyo mpamvu bavuze ngo ahenshi bavuga kuvuga ati yasimbutse imitego mitindi. Nyine imitego bamutegaga umutego mukuru wundi wari uyu nguyu. Baramubazaga bati mbese FDLR muvuga nyine ihanganye namwe ngo ibatera ubwoba. Ibitero by'iterabwoba iherutse gukora yabikoze mbere y'ifatwa rya Goma cyangwa ni nyuma y'ifatwa rya Goma. Nduhungirehe yaravuga ati rero nge sinita ngo mbese kuri ibyo muri kubaza ese muzi abantu niba 10 na bangahe nyine ibyo bitero byinshi n'amaso arenga 200 yangiritse ari mu mujyi wa Rubavu nyine Gisenyi ndetse n'ibitaro n'amashuri. Ati mbese ubwo wowe uri umuntu wabaza impamvu nyine FDLR itera ubwoba nyuma y'ibyo bikorwa bibi yakoze. Aho kantu kahise nkagarika umuzungu kazi niwe wamubazaga nyine kese kamutera mu nguni. Nduhungirehe yanarakaye nabonye ku mafoto kuri video asa n'uwarakaye kuna yese azunguza umutwe agata aho undi ijambo ngo namubaze nawe uwamubaza icyo kibazo yahise amureka ahita ahereza undi muntu ijambo ngamubaze nawe. Ariko Nduhungirehe ari ahantu yakoze akazi kenshi byatanye. Yakoze akazi. Hari indi nkuru nyine yaje uyu munsi. Hari uwabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu 1997 kugeza 2007 yaje mu Rwanda. Ubu ari mu Rwanda. Ibyo bintu rero abakongomani leta ya Kongo ntavuga ngo abakongomani ntago ari bose kuko abanyamurenge n'abakongomani kandi ndakeka babyumva neza ntago ari abanzi b'u Rwanda ahubwo abayobozi ba leta ya Kongo nibo byababaje bahise bahamagara mu Bwongereza bati ese muba muri kudukinisha. Ubwongereza ruti gute se bazuti wowe byagenze bitera sasa rero aho ndumva ari uko mahina aho ngo bahoze bati ese ibihano mwafatiye u Rwanda
no kuba uwahoze ari minisitiri prime minister ari kuza mu Rwanda bihuriye nizabaringa mwafashe abayobozi bw'Ubwongereza bati se kubera iki bimeze bite ati none se mwavuze ngo mwahanye u Rwanda n'ibihano byihanukiriye abayobozi bamwe bo mu Rwanda mwarabahanye nyine baravuga ati ibyo bihano mwavuze bikakaye mwafatiye u Rwanda ni ibihe kabayobozi banyu bakuru bari kuza mu Rwanda n'undi baje gufatanya mu Rwanda imishinga y'iterambere ikibazo mufite ni ikihe kabo twafatiye ibihano ari abasirikare bakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda atari ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ubwo rero ibyo byashenguye imitima y'abayobozi ba Kongo cyane ubwo sinzi ikirakurikiraho niba ari ukomeza kwexerera Ububirigi kuko dore ko aribwo buri kwijandika mu kubafasha cyane nibwo bari kumvikana cyane muri iyi minsi ikiganiro tubyite ngo iki Sam hari ikindi warenzaho ikiganiro tubyite ngo iki rero nakagaruka icyo narenzaho ni ukubabwira ko tuzajya dukomeza kukibanyurizaho buri munsi cyangwa se tugasibuka umunsi umwe mu buryo bwo gukusanya amakuru agezweho kugira tubahe update ziri ku isonga murakoze cyane tubibutsa gukanda subscribe share comment na like